bavandimwe, igihugu cyacu kiri mu kaga. Turavuga ko tutazemera ibyo bintu, ntituzasubira inyuma turwanya igitekerezo icyo ari cyo cyose cyatuma habaho gucamo ibice igihugu cyacu cyangwa balkanization. Perezida Felix Tshisekedi arashaka kongera igihe cyo kuguma ku butegetsi, ariko natwe turavuga ko tutazemera guhindura itegeko nshinga. Turashaka kubimwereka mu buryo bugaragara. Abaturage ba Beni, Goma, Bukavu, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Epfo, dukwiye kwerekana ko banga guhindura itegeko nshinga. Tugomba kubigaragaza neza kandi tugakomeza guhagarara ku mwanzuro wacu. Asalisa referendum ba changer constitution pour sikoyo balobake bato yo ya M23 bazima bele na bisokuna turwanya impinduka zishobora guhungabanya ubumwe bw'igihugu. Itegeko nshinga rikwiriye guhindurwa ku nyungu z'umuntu cyangwa z'agatsiko runaka. Oya, ibyo ntibikabe. Ye alingi makambo mususu, alingi makambo pouvoir, tokondima yango te. Moto moko abimate. Tolakisa ye te ke toboyi makambo wana. Tolakisa ye ke tolingi. Turavuga ko tutemera ihindurwa ry'itegeko nshinga, kandi turwanya umugambi uwo ari wo wose wo gucamo ibice igihugu cyacu. Moto ezali kosala ke bayi bambongo. Constitution ezali kopekisa bato baza kokamba mboka te, basala musala na ndenge bamema bana mboka na développement. Non, bandeko na ngai bobima te, tovanda na ndako po tolakisa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Changement ya constitution toboyi atingama na pouvoir. Merci mingi, Nzambe abatela bino. Ese waba warumvise amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Habahamagarwa icyitwa ville morte, bivuze guhagarika ubuzima mu gihugu. Umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Martin Fayulu yasabye abaturage bose kuri uyu wa gatatu ku munsi w'ejo ko nta muntu n'umwe ugomba gusohoka hanze. Ibi bivuze iki? Ese bizarangira izihe ngaruka? Ese abaturage bazitabira koko ibi ngibi? Ibyo byose reka tubirebere hamwe nyuma yo kumva iri jambo tumaze kumva rya Martin Fayulu. Martin Fayulu yavuze ibyinshi, aho yagarutse ku magambo avuga ati nta ushobora kuzasohoka, abana ntibazajya ku ishuri, ababyeyi ntibazajye ku isoko, abakozi ntibazajye ku kazi. Ni ukuvuga ko igihugu cyose kigomba guhagarara byibuze umunsi wose. Ville morte ni iki? Ville morte ni uburyo bwo kwigaragambya ariko mu mahoro, aho abaturage baguma mu ngo zabo, ntibakore, ntibafungura amaduka, ndetse intego ikaba ari imwe, ari ukwereka ubutegetsi ko abaturage batanyuzwe n'uburyo bukoreshwa cyane cyane muri Afurika ndetse nyine n'ahandi, ariko muri Afurika niho bikunda kugaragara, aho baba bagamije babyerekana, ariko cyane cyane mu gihe hari ikibazo cy'amatora, hari ibibazo by'umutekano muke cyangwa abaturage batishimiye imiyoborere. Nubwo tumwe rero Martin Fayulu bugufi yagenda agatanga burimo ubutumwa bukomeye cyane. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora no kuba bishingiye ku kuri, aho bavuga ko kutishimira ubutegetsi buriho byaba bifite ishingiro, ndetse impaka ku miyoborere y'igihugu zikaba ari nyinshi, ndetse cyangwa ibibazo by'umutekano nabyo nyine bikaba ari kimwe mu byatera ibingibi. Martin Fayulu rero ashaka ko abaturage bagaragaza ko bafite ijwi ry'imbaraga, ariko se abaturage bo bazabyumva kimwe nawe? Ikibazo cyo kwibaza. Gusa kugeza ubu ngubu rero hari ibibazo by'umutekano bitandukanye,
benshi nyine abaturage bashobora kugiramo ubwoba ntibaze. Ikindi ni bituma nyine ville morte idashobora nyine kugenda neza nk'uko bayipanze. Ikindi umuntu yatekereza, niba abaturage benshi babyitabiriye, igihugu gishobora guhagarara by'igihe gitoya, ari nacyo nyine abategura ville morte baba bagamije. Igihugu kigahagarara nyine, ubuyobozi bukabona ko hari ibyatakaye, ndetse kuba hashobora kuvuka ikibazo cyo guhagarara k'ubucuruzi mu buryo butandukanye, ndetse no mihanda gusa naho nta kigendamo, ari nacyo nyine gishobora kuzatuma ubuyobozi bwumva abaturage, bitewe n'uko abazaza kwigaragambya banenga ubuyobozi n'ubundi ko batabona abaturage nk'aho hari ijambo na rimwe bafite. Ariko nanone abakora ubucuruzi buciriritse bo bashobora guhomba. Ni ikintu kimwe nyine mu ngaruka zishobora kuzava muri ville morte ku munsi w'ejo. Abakora bwa bucuruzi buciriritse bucuruza bya bintu bishobora kubora, byumvikana ko nyine bo bashobora kuzajya muri uwo mujyi wa ville morte bakisanga bahombye. Ikindi ni uko imihanda isa naho nta kigendamo, bishobora no kugorana cyane. Ari niyo mpamvu nyine benshi baba bagenda bavuga bati ntibyagakwiye. Ariko hashobora no kongera kubaho umwuka mubi hagati y'abaturage ndetse n'ubutegetsi, ari nacyo benshi mu baturage batandukanye bahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinja ubuyobozi bwabo, aho kugeza kuri ubu ngubu ubuyobozi, hari bamwe mu baturage by'umwihariko abo mu bice bitandukanye bya za Kivu zombi, aho bavuga ko hari bamwe bari kugenda baraswaho n'ubuyobozi, gusa ubuyobozi bwo ntibubyemere nyine. Kugeza kuri ubu ngubu rero ikimenyetso cy'uko biriya bihari ni uko politiki ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyuha. Ibingibi nyine bigenda binazana imyuka igiye itandukanye, ari naho haje kuzazira iki ngiki cya ville morte, igitekerezo cyazanywe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bashinja leta gusa naho yirengagiza ko hari kimwe mu bice by'abaturage kidahabwa imbaraga, nyine kititabwaho. Ari niyo mpamvu batangiye kugenda bategura ibikorwa nk'ibi, ndetse abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka uburyo bwo kwigaragaza. Ari nayo mpamvu nyine nk'ibi ngibi biba byabaye, ndetse binashyirwamo imbaraga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubera ko bo icyo gihe abaturage nibaramuka barakariye leta, bizahita bihindukirira leta bikomerane, bibe byatera byinshi mu bishoboka, kwegura n'ibindi. Ubwo rero ni ibintu nabyo byumvikana. Ikindi ni uko biriya bibazo nubwo bihari, se bizazana impinduka? Ikibazo cyo kwibaza cyane ko abaturage bagiye bivovotera ubuyobozi igihe kinini, ariko n'ubundi ntibigire icyo bitanga. Ubwo rero ni ukwibaza ngo uyu munsi bwo icyizere gihari cy'uko hari icyo biri buhindure, byo icyo cyizere cyo cyava hehe? Cyangwa bizaba igikorwa cy'umunsi umwe kizahita kirangira, nyine kirangire birangire, n'ubundi nta n'ingaruka bizanye cyangwa nta n'impinduka biteye? Ibyo ni ibibazo nyine byo kuzagenda umuntu yibaza. Icyo umuntu yavuga ni uko nakwibariza, ese wowe utekerezaho iki? Ese ubona ville morte cyangwa nyine kura guhagarika ibikorwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bizaba ku munsi w'ejo, ese ni uburyo bwiza bwo kwigaragambya cyangwa byangiza ubuzima bw'abaturage, cyane ko ibikorwa byose bizaba byahagaze? Andika igitekerezo cyawe aho hasi, ndetse ukande kuri like. Niba ushaka andi makuru nk'aya, subscribe kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru ashyushye yo muri Afurika, ndetse na ville morte nyirizina izaba ku munsi w'ejo. Ubu ni byinshi nyine tuzagenda tukugezaho. Njyewe nitwa Pasi Govinda, iyi ni The Quick Times News. Kanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze ugende uryoherwa na byinshi tugenda tukugezaho.